abakolonisateur bumvise ko amazina y'abanyafurika atari amazina yajya no mu ijuru kuko ni amapagani, ayabo akaba amatagatifu. Nk'abasokuruza bacu bapfuye bakitwa abazimu, kikaba kizira no kubavuga, tukavuga ab'abazungu ko bo ni abatagatifu. Dr. Rusabagirishya ntabwo bwa mbere tuganire tugeze kuganira tuvuga ku gitabo yanditse kitwa L'Impérialisme sur le dos de l'Afrique. Ni igitabo cye n'umuntu wasomye cyane, n'umuntu wize wasomye ibitabo byinshi bitandukanye. Abantu benshi bajya barakunze ikiganiro twagiranye, ndetse badusaba yuko twazaganira n'ibibazo byinshi, batubwiye bati muzamutubarize. Wenda icyo ndi buhereho mpereye ku mazina, mvuga Dr. Rusabagirishya. Hari abambwiye bati uyu mugabo turamuzi yitwa Antoine n'umuhanga. Ndavuga Rusabagirishya ko tuganira tigeze ambwira Antoine ni umuntu wamwitiranyije, ni impanga ye, bimeze gute? Antoine uramuzi? Ntabwo bakubeshye. Ababyeyi banjye babaye kolonize nk'abanyu mwese, nk'abacu twese, hanyuma babumvisha yuko uko iyo umuntu ashaka gukoloniza, kukwambura uriwe akugire uko ashaka, akwambura umuntu bwawe aguhubwe, arakwambura izina ryawe, arakwambura umuco wawe, arakwambura n'ururimi rwawe kugira ngo akugire uko ashaka. Nuko tutari kumwe na Apotre Mutabazi, iyo umuntu ashaka kwegisipuruta umuntu buri gihe amuha izina ashaka. Iyo ushaka kurya inyama ufata ihene yawe ukayita imboga. Iyo ushaka kuyobora igitwambuzi Mutabazi nuko ari Apotre w'umunyamadini, abantu ushaka kwegisipuruta urabita intama, wowe wita umushumba, bumve yuko ugomba kubayobora ubarusha ubwenge, babe intama koko. Abakolonisateur bumvise ko amazina y'abanyafurika atari amazina yajya no mu ijuru kuko ni amapagani, ayabo akaba amatagatifu. Nk'abasokuruza bacu bapfuye bakitwa abazimu, kikaba kizira no kubavuga, tukavuga ab'abazungu ko bo ni abatagatifu. Jewe rero narécupéré mon identité africaine. J'ai jeté ce prénom qu'on m'a collé après 3 jours de naissance, sans mon consentement. Bankura izina ntazi aho riva, ntazi aho icyo rivuga. Muri make izina Antoine uraryiyambuye? Yego. En fait, ntabwo ryari ryanjye. J'ai récupéré nagize chance yo kugira conscience, numva yuko ibyo ndimo atari byo. Ntabwo byumvikana ukuntu Dr. Rusa wiyambuye izina Antoine ufite imyaka ingahe? Oya, ni vuba maze kuba panafricaniste. Muri make ni vuba. Muri 2000. Impamvu n'abantu benshi bari kuziho kwitwa Antoine. Muri 2011. Umaze imyaka 10 umaze kumenya yuko utagomba kwitwa Antoine. Yego. Antoine, wenda nubwo tutakoze ubushakashatsi busanzwe rero waramenye ko risobanura iki? Oya, uretse ko nzi ahantu muri France hari cimetière Saint Antoine, nta kindi ndiziho. Iri ryitwa Saint Antoine. Nta kindi ndiziho. Byarakubangamiraga kumva abantu baguhamagara Antoine? Ntabwo ari ibyo nibi bibangamira. Ndabangamirwa no kubona Afrika bimporta ibintu byose. Bimporta imyenda bambara, bimporta ibyo barya, bakimporta n'amazina. No kuba yuko nta gasuzuguro kubona udashobora kugira imagination yo kubona wabona n'izina wita umwana wawe. Mpaka ugiye muri la Ruse, ugiye muri Bibiliya gushaka izina wita umwana wawe. À mon avis, c'est bête. Mais je ne comprends pas. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Nayo narakubaje cyagiye umbwira ngo yitwa Théogène. Théogène icyo bivuga. Théo ni Imana, Gène kubyara nuvuga ko wabyaye Imana. Ça pas de sens. Abantu bitwa amazina batazi bitwa n'abigirwamana. Ba Hélène, ba Diane, ba Artemis, ni amazina atacyavuze. Ba Soteri ni amazina y'ibigirwamana. Abanyafurika bari bakwiye kubimenya ko batagomba kwimporta amazina. N'ibindi byose turiko turashaka kuri tutabyimporta. Il faut produire. Uko byose biwacu. Wenda ndi kubanza mpere gukora recap cyangwa se
kugaruka cyane ku by'ikiganiro twagiranye n'ibitekerezo abantu baduhaye. Hari abambajije batari ko uriya mudogiteri wenda uraza no kutwibutsa ibintu bize kugira ngo utakora ikiganiro kibanza uri dogiteri mu biki kugira ngo wenda tuze kugendana mpite nkurikiza ikindi kibazo. Dogiteri muri science économique. Muri make n'ibijyanye n'ubukungu. Hanyuma baramaje bati ko tubona ibintu azi bitanye gusa n'ibyo yize. Buriya amaze gusoma ibitabo bingana iki cyangwa se amaze kwandika ibingana iki? Mu byo twaganiriye ibyo nize birimo kuko ntabwo nize economique gusa, nize na agronomie, ingénieur agronome, niga na science politique, niga na droit. Ibi twaganiriye cyane cyane kuri iki gitabo cyanjye Impérialisme sur le dos de l'Afrique, ni géopolitique. Kandi nakoze science politique muri ECL, l'Université catholique de Louvain. De maîtrise muri science politique. Peut-être il fallait gukomeza nkazajya na doctorat. Kubera ni domaine qui m'a intéressé, vous voyez, dans la vie niba turwanira yuko abanyafrika bagira ubuzima bwiza, politique ukuvuga iki? Politique, objectif ya politique nuko umuturage amererwa neza. Nta yindi. Ntabwo ari kugira ngo ukire, ntabwo ari kugira ngo ugire amafaranga. Amafaranga ya mbere, ubukire bwa mbere nuko ufasha abantu kumererwa neza. Nibyo bintu biguha wagira conscience nziza, wabaho neza gusumba ibindi. Hano iyo tugeze hano turi gukorera ikiganiro hanga hari ibiro byawe ari naho mu rugo dusanga ibitabo byinshi sinabashe kumenya umubare wabyo ariko ni byinshi. Ibitabo birimo hano byose barabisomye? Ibitabo biraha byose narabisomye. Ibitabo ntarasoma n'ibyo nguze vuba bishobora kuba ari nk'ijana cyangwa ijana na ntararangiza gusoma kuko ngura ibitabo régulièrement. Buri kwezi ngura ibitabo, buri kwezi ndagura. Wowe warigeze ugerageza kubara nk'ibyo umaze gusoma kugeza uyu munsi? Maze gusoma ibitabo maze kugura ibitabo bigera ku 5,000, maze gusoma ibitabo bigera ku 5,700. 5,700 usoma igitabo? Ari ubwo ngubwo hari ibyo nashyizemo, hari nk'amahoma kuko njye nanjye segondere maze gusoma ibitabo 150. Nk'ibyo simbishyiramo kuko ni ibitabo usoma nk'ureba filime nk'ama SAS, ni ibitabo ubu ngubu ntashobora gusoma. Kuko gusoma biriya bitabo uba ufite ubuzima bwiza budasanzwe, nakwita bwiza bw'ubugoryi nyine nko kureba filime. Dr. Rusara kwenda tutagiye muri ibyo ngibyo cyane, hano bari baje bati ariko uriya muntu ko ari umuhanga buriya bumenyi afite yaba afite nka kaminuza mu Rwanda abusangiza wenda afite nk'ahantu yigisha muri kaminuza, ubundi sakora iki? Ubuhanga bavuga baranambeshya ntabwo mfite, ariko narigishije muri Université ya Kisangani campus d'Ariwara, natanga nigishaga économie politique na économie de développement. Ubundi ndi umukonsilita uretse yuko mu Kinyarwanda buri umukozi twamwita inzobere ngishwa nama, ntabwo twabivuga mu wese umuntu abantu bitabaza muri domaine zitandukanye kugira ngo abereke cyangwa se basobanure ko ibintu babikora, cyangwa se umuntu abantu bitabaza kugira ngo bashyire mu bikorwa imishinga yabo, buri kugereza gukoresha izina kugira ngo utazi konsilita abashe kujyana natwe. Bijya gusa uretse kugira ngo byumve neza nk'ubu muri semaine passée nari Centrafricain, aba investisseurs bampamagaye bamenye kubera iki kiganiro cyawe, barahamamagara banyereza ati cy'indege ndagenda kubafasha muri agro pastoral, bashaka guhinga njya kubera uko bagomba kubikora. Ariko mpageze sanga ntabwo biteguye ko ntabyo bazi, bafite amafaranga ariko ntabwo bazi ibyo bintu. N'aba Beninois, umwe ni Beninois undi ni Centrafricain, bafite amafaranga ariko ntabyo bazi, sanga ntibiteguye, nta kintu ushobora kubafasha. Prefera kuhamara icyumweru kimwe ndagaruka, nanga kuhatinda kuko iyo hari baraguhemba nta madolari, ntabwo bahemba menshi, nta madolari 500 ku munsi, bo bashaka maguma ariko ni make. Amadolari 500 ku munsi ni make? Ni make cyane ku mukonsilita. Ni make. Ibihumbi hafi 500 cy'amanyarwanda ku munsi? Ubundi ni $1000 par jour. Yego. Mukorera amafaranga menshi cyane. Ari kandi ubwo ngubwo baba charge zose ni izabo, hoteli, ibyo kurya, déplacement, ibyo kurya byose importe pe. Ntabyo byinshi. Noneho nanga kuhaguma kugira ngo no kubavunda mu mafaranga. Ndagaruka kugira ngo n'ibyo mbafasha ndi hano, nzasubirayo, ndumva ko nzasubira ku cyumweru.
kuko kiriya gihugu uruzi ibyago nagize kujya muri Centrafrique. Centrafrique ni sinzi ko muzi la politique de papa France Afrique, ni muri France Afrique bakoresha France CFA. Bon, muri make ni ibihugu bikigaragara nkaho biri muri Afrika ariko bitegekwa cyangwa se bigendera ku mahame yo mu Bufaransa. En fait ibihugu byose biri muri Afrika birategekwa nabwo ko nta independence ihari, ariko hakabaho ibifite aho ibihugu les pays colonisateurs bifite impact nini cyane byanze kurekura Afrika kubera bidashobora kubaho. Tiva igihugu nka France par exemple, ressources naturelles kigira ni c'est la pluie et le vent, imvura n'umuyaga. Yego, nta kindi gitunzwe na Afrika 100%. Uno wasoma iki gitabo cyanyu uzayibona France ifa bakoresha baracyakoresha isefa y'Abafaransa. Yego, France ni ukuvuga France. Étymologiquement parlant, France ni ukuvuga France. Urashobora kumva ibihugu biri à des milliers de kilomètres byitwa France. Ririya faranga rikorerwa iwabo muri France, nta nubwo ahantu akasantere gatoya hitwa Chamalières, nta nubwo France ari specialite yo gukora amafaranga kuko na euro ikorerwa Frankfurt mu Budage. Ariko iyo igihugu cyakoreye amafaranga bishyura 25%, bari obligé gusigayo 50% dépôt, réserve obligatoire. Noneho 25% uzanye mu gihugu nta guhaza, iyo ataguhagije ujya gusaba ideni muri France kuri ya dépôt yawe ukazagishyura avec intérêt. Hari ikindi bataze imisoro muri Centrafrique batabizi, iriya dépôt yabo France iya place mu yandi institution financière, inyungu ikaza ari ya France. Umwiri icyo gihugu ukuntu cyatera imbere. Donc iriya politique ya France Afrique ni cancer de l'Afrique, turiko turayirwanya simplice. Noneho nkubwira ikindi, ni igihugu Centrafrique tuye na miliyoni enye n'ibihumbi 500. Ni igihugu kinini 629 km², 629,000 km². barya ibijumba bivuye Douala muri Cameroon, barya ibitunguru bivuye muri Cameroon, nta kintu na kimwe bagira barya. Ni ikibazo cy'ubutaka. Ubutaka n'ubwe ko igihugu cyawe ari 629,000 km². Gifite ubutaka bwiza ntarabona ahandi. Bigapfira he? La politique de papa France Afrique. Bafite ibiti, bafite bois nziza cyane, bafite or, bafite uranium, bafite tous les minéraux cultivés. Zose zijya muri France. Icyo gihugu bigenda gute ko kugira ngo icyo gihugu kagira ngo ni kimwe. Reka duhere kuri icyo ngicyo. Reka duhere kuri icyo nkubwiye. Ko gifite amabuye y'agaciro, gifite iki? Ko gifite ubuyobozi bureberera abaturage, bijya mu Bufaransa gute bitabanje kugera ku ba Centrafricains? Kugeza ubu nuko mutaramenya ibyo mbabwira buri munsi. Objectif ya imperialisme nuko Afrika yaguma muri izo conditions, ikuva igomba gutungwa. Iyo ntabwo ari accident. Biri mu article yabo, ntabwo ari accident. Barabagaburira. Hari ama ONG 480 ONG muri Centrafrique zigaburira abaturage. Urumva abaturage ntibakeneye guhinga, barabagaburira. Ariko nivuga kubagaburira ubwo urabyumva nk'abandi bose, numva ko bagaburira koko. Il donne à manger. C'est bien. Il donne à manger, barazana gahunga, barazana ibiki n'ibiki. Il donne à manger. Noneho igituma mvuze ngo urabyumva nk'abandi nuko numvise benshi abo naganira n'abanyeshuri bo muri Centrafrique ntibazi gutandukanya manger et se nourrir. Si babyumva. Il donne à manger, il ne nourrit pas. C'est bien. Babaha ibyo kurya ariko ntibabagaburira. C'est ça. Bitandukaniye he? Nta ibyo kurya ntibabagaburiye. N'ubu nguhaye agahunga cyangwa imyumbati cyangwa ibijumba, nguhaye ibishyimbo sitive,
tous les jours ntabwo upfa ufite energie sibyo urumva uhaze uragira inda nini si tu veux est-ce que je te nourris tu penses nakugaburira se kungaburira no kumpa ibyo kurya bitandukanye kugira ngo urye ugire sante nziza il faut kugira ibiryo aliment complet aliment complet no ufite les trois grandes familles biochimiques ufite les lipides ufite protides ufite na glycide none hariya nta protides zirimo nta proteine zirimo bafite glycide ya energie amakarori barafite sibyo uzasanga abana bafite inda nini nugenda mu giturage ugiye ngo nabana babose baburujwa barunimana kubera ibiryo bitari complet nibyo nibyabuze umwana no gukora bwaki umwana arya imyumbati arya ibishyimbo ntibyamuza gukora bwaki kubera l'enfant il est mal nourri sibyo Dr. Rusabagirishya watubwiye nabyumvise n'abadukurikirana bazagenda baduha n'ibitekerezo watubwiye nko akazi ukora kuri umukonsultant wize ibijyanye n'ubukungu wize ibijyanye na geopolitique wize ibijyanye n'ubworozi uri umukonsultant mu kimwe n'ibyo byose ego ndi umukonsultant muri agropastoral no muri agropastoral rwe nk'iki guhinga no korora no muri élaboration exécution des projets muri make ni ushaka umushinga ari wo bose yakwitabaza ikibazo rero biragoye ku munyarwanda abasha kubona amafaranga akwishyura uca miliyoni ku munsi ngira ngo byagorana oya no nabo ngabo icyatumye bitagorana ukubeye je nk'umu panafricaniste ntabwo nagora umunyafrika nabo ngabo iyo nshaka kubagora sinari gukunda iyo izo $500 bampaye ntabwo usanzwe yakorera nta nubwo nari nyakeneye cyane nafite akazi kenshi ariko byaranshimishije kujya kubafasha n'ubu nisubirayo nshobora kutazabaka ayo ngayo ukaba karenze cyangwa ukabagabanyiriza ntabagabaniriza kuko ndashaka kujyayo mfashe bari abanyeshuri naganiriye n'abayobozi bahariya cyane barishima kuko ndashaka yuko biyambura ubufaransa icyambere cyo narabashimiye nashimiye perezida wabo kuko hari ikintu bita syndrome des sauveurs blancs abanyafurika kumva ko ikibazo kibaye ari umuzungu uza kugikemura uriya mu perezida actuel sinzi izina rye mbayitwandera simbizi arwanye na bare ba Robert bashatse kumukura ku pouvoir bare babuzizi bafatanije n'abafaransa yahamagaye ibihugu byo muri Afrika byinshi abasirikare b'isho muri Kongo bagiye mu Rwanda harimo nabo mu Rwanda harimo n'abibundi je pense hari yagize igitekerezo cyiza cyane icyamaye cyizere yuko batangiye gucika intege l'imperialisme iyo haba kera ntabwo France ari kwemera gutsindwa ariko burabuzi atsindwa sibuzi watsinzwe France ntabwo batsinzwe baratinye nicyo kibazo nigeze kubaza utaratangira ikiganiro nibona Afrika izaba imwe kira nicyo kikwereka yuko icyatumye France butinya ntabwo bwatinye Centrafrique nta nubwo bwatinye abasirikare b'abanyarwanda ntabwo bwatinye abasirikare ba Kongo bwatinye Chine n'Uburusiya kubera iki kandi ibyo bitari bihari naho bidahari sinzi Kadafi amaze gupfa hari lettre Putin na Jinping bandikiye bari abazungu iyo mvuga abari abazungu abuganya abanyamerika n'abanyaburayi les occidentaux nta sinzi kubatandukanya cyane kuko ni bamwe bagati ntimuzongere kujya gukemura ikibazo muri Afrika ikibazo constitutionnel ni national ati nimuza tuzahurirayo buriya ntibazagaruka ibyo ntabwo benshi babyemera ngiyo kopi narayibonye iyo lettre mwari magambo Uburusiya ndetse n'Ubushinwa yaba ibihugu bishyiza mu gaciro kubera n'abakomunisite nta ideologie y'ubukunzi bagira niba bishaka barakunije no barafite imbaraga
noneho mbababwira nti mbabwiye numva barishimye nyine ko mbabwiye ko bakoze neza, nabwo ariko ça ne suffit pas, ntigisigaye ni ukumenya kugera victoire. Kugera victoire ni ukuvuga iki? Niba mutsinze abaroberi, ndagenda mvugamo gakeya n'ikinyarwanda kubera ko dufite abadukurikira batumva igifaransa mu buryo buri direct, muri make ni ukubasha kugira uko bitwara muri iyo ntsinzi babo. Iyo watsinze umenye ukuntu ugera intsinzi, ntuvuge ngo natsinze. Vaincre ni kimwe, gutsinda ni kimwe, convaincre ni ikindi. Convaincre ni uko na kimwe mu Kinyarwanda. Muri make ni gushimangira intsinzi, kumvisha umuntu ko watsinze. Icyo gihe icyo ukora ni icyo nabagira inama rero. Bariya abantu batsinzwe ntimubate kuriya, mubegere, mubagire utumiyete, mubasigira, murebe buke buke ukuntu wabusorba muri system. Sinzi kubyumva. Ndabyumva. Niba umuntu wamutsinze, ntumureke, ntumuterere hariya, mwegere buke buke, umuhe utwumuha kirikemete, noneho umwabusubire muri system. Aho kugira ngo umufite umuntu uri hariya watsinzwe, ashobora kuziyorganiza ukundi akakubuza amahoro. Dr. ngira ngo wenda nk'umuntu yifuje kumenya hari ukuntu abantu bajya bifuza yuko umuntu uje guhanura aba yarahaniye n'iwabo. Nk'iyo imishinga wowe ku giti cyawe niba atari ibanga wigeze wikorera, wenda yaba nk'ubuhinzi n'ubworozi nk'uko ubifasha abandi, hari iyo wikoreye wenda yo kwihangira imirimo cyangwa ufasha abandi gusa wenda ntabwo urabona umwanya wo kwita ku byawe? C'est vrai que ntabwo nayo nabitangiye kera, ariko ubu naratangiye gukora ibyanjye. Ibyacu nta byanjye ngira. N'ibyawe ukora wenda tuvuge wambwa n'umusaruro buzabugemurira abanyarwanda cyangwa se ukora ubworozi ubu ngubu? Nakoze ubworozi, mfite umushinga w'amafi, ifi bita Carpe Comine, ntabwo zimenyerewe hano mu Rwanda, narazibonye ahandi nshaka ko zenturiza mu Rwanda, ndaza ndatangira hariya muri Kayonza, projet bita Flamini Group. Ni ifi mu Rwanda baramenyera ifi bita tilapia. Tilapia ziroroshye korora ko ni d'origine africaine, ziva muri Ethiopie, muri Djibouti no muri Israel. Yuko mvuze Israel mu bako atari Afrika. Ubundi na Afrika? Ubundi. Gute? Ntabwo iki gihugu tugeze ku mugabane wa Afrika? Iriya ni umugabane wa Afrika. Nukuvuga iki? Kiriya bagikuyeho, Abagiriki bagikuyeho nyuma, ari province ya Djibouti. Djibouti kitwa Kemet, ntabwo Djibouti ari izina rya Afrika, bayihinduye uko bashaka. Ni nka kuriya Kuwait yari Iraq, muri 1962 niho Ubwongereza bwayikase kuri Iraq. Igihe Saddam yayiteraga ntabwo yayiteye ashaka kurekipera province ye. None na Israel yari province ya Djibouti, ntabwo ari Aziya, ni n'abirabura. Kumvuga ko abirabura uzi kwituwe n'abazungu ntabyo baza, ni birebire cyerekana dufata undi munsi kugira ngo mbigusobanurire. Abantu batuye muri Israel s'Abayisiraheli. Ariko nk'uko uvuze ngiye abanyayisiraheli mbona ari abazungu. Abazungu bahe uriya Netanyahu no muri Tuan ni umuzungu nyine, ntabwo ari uwahari. Ntabayijemeje ubundi Israel yamaze imyaka 1778 itabaho. Empire Rome yashenye muri 70 ki General Titus muri 70 après Jésus-Christ, il a disparu burundu. Bariya nabaje bavuye Burayi, bazana n'intwaro zikomeye n'amabomba atomike mu minsi 6 barwanye na Ligue Arabe, barayitsinda, barwanye n'ibihugu bine barabitsinda. Abantu barescape ba genocide bashobora gutsinda ibihugu bine bikomeye, harimo na Misiri, harimo na Syria, harimo na ibihugu bine byari bikomeye kuri. Ntabwo bariho. Israel ntabwo ari Israel, ni 50e Etat y'Amerika. Ni Amerika iri hari, ntabwo ari Israel. Mu kiganiro derutse kugirana ahantu bagiye bagira mu tuntu confusion, batumvise neza, batabashije gusobanukirwa. Dr. Rusa Bagirishya ni umuki? Hari aho tutaramenya uri umunyarwanda, hari aho bwamwe bw'abanyarwanda naho gase we ntago ari umunyarwanda. Ndi umunyafrika, niba nditwa n'umunyarwanda na accident geographique y'imipaka. Imipaka ni politique n'abazungu bashyizeho, si twebwe.
rero kwitwa kuvuga ndi umunyafurika ubundi sibyo kimwe natwe kimwe namwe ariko mwe ntabyo muzi kuko muzi yuko u Rwanda ari akagahugu bagize gutya none se nk'ubu reka mubwire ibintu abanyarwanda bose bazi iyi mipaka abasukuruza banyu niyo bashyizeho u Rwanda rwarageraga i Masaka rukagera Warikare uyu munsi rukaba rutarenga Ikivu ni gute bavuga ngo uri umunyarwanda uri umukongomani cyangwa uri umugande reka umunyamakuru mbabarire mukwiye kugira conscience gusubiza conscience yanyu inyuma mukumva ko iyi mipaka yashyizweho n'abakolonisateur tutagomba kuyubaha atari yacu kutabibaha bivuze iki kutabibaha nuko twayirenga tukagira Afurika imwe tukagira Etats-Unis d'Afrique kuko birabindi byose nibyo bakubeshya ni africaine hanyuma izo nzozi umuntu yazikabya gute mu gihe ibihugu bituranye muri Afurika byinshi byo mu karere kagiye ari kamwe usanga ibyinshi bifitanye amakimbirane mu kubimenya nuko bamenya ko ayo makimbirane atava kuri bo ayo makimbirane ava kuri article ya 2 ya imperialisme c'est diviser pour mieux régner nta kuntu bashobora kuyobora Afurika ishyize hamwe niba bumva ari byo bashimishije babikomeza ariko abanyafurika bagize ubwenge bakumva bagatekereza nk'uku dutekereza bagakundana bagashyira hamwe iyi mipaka bakayisuzugura kuko so bayishyizeho bakagira umupaka umwe Afurika yaba kontina yatunga isi yose ariko uyu munsi itunze isi yose ariko ititunze nta byiza ko itunze isi yose itunze isi yose kandi ititunze nibikomeza gutya hari ikintu nshaka kwibaza njye mbona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagira gahunda bita Green Card itanga amahirwe nkuko nyine byita yaba bimukira bavuye mu bindi bihugu byo ku isi bagera ku 50 ayo ni amahirwe nyine niko tubyita abantu benshi barabihatanira kujyayo ese abazungu cyangwa se abantu muri Occident nabo bajya bishimira kuza gutura muri Afurika nkuko bigenda ese ubwo ni gute umugabane umubwira ko utunze isi yose abantu batagukunda ahubwo bakunda kujya i Burayi bakunda kujya muri Amerika aho bazi ko batera imbere amashuri kugeza ubu ngubu abayobozi ba Afurika n'abafite uko bishoboye muri Afurika inzozi zabo ni ukujyana kwiga abana bo muri Amerika n'i Burayi hanyuma barwara bakajya kwivuza muri Amerika i Burayi n'ibihugu byo muri Aziya nk'Ubuhinde nyumvisha ibyiza bya Afurika ubinyumvishe mu gihe tuzi ko ibyiza tubikuri i Burayi muri Amerika ndetse no muri Aziya nese ngabo ni mwebwe ntabwo ari mwebwe kubera ibyo nibyo ni strategy muri ko murafasha imperialisme gutsira kugira ku nzozi zayo bakoze uko bashoboye mwumve yuko Afurika ari ahantu habi mugomba kuva kuko icyo bakunda muri Afurika si mwebwe bakunda Afurika sans Afrique kandi basa n'ababigezeho kuko nyine urumva niba inzozi zanyu ari ukujya hanze ntimuri abanyafurika ntimuriho ariko nta n'umwe utazi bo barabizi gusumba mwebwe ekonomi yabo yose iri baze kuri Afurika ntabwo wavuga ngo ntukunda igihugu ngo ntukunda Afurika ngo Afurika ni mbi uzana amabaze militaire buze muri Afurika ujya muri bihugu bya Afurika hose urasanga amabaze militaire y'u Burayi no gucunga inyungu zabo ziri muri Afurika bira bihugu uvuga ngo turwanira kujyamo inyungu zabyo zose ziri muri Afurika ekonomi yabo sinzi ukuntu nayita mu Kinyarwanda ni ekonomi de prédation ntabwo ari ekonomi izanaramba Afurika ishyize hamwe iriya ekonomi yabo yagwa hasi ako kanya ni nabwo bwo bafite Afurika kandi ntabwo ari umwanya munini kugira ngo Afurika imwe
iri sufi yuko abanyafurika bashyira hamwe bagira conscience bakundana bakajya mu nama umunsi umwe gusa ya yindi hariya muri Addis Abeba bakakuraho kiriya bita Union Africaine ko ntayibaho n'ubundi ntayihari kandi uri kuvuga ko bakora inama Addis Abeba ku cyicaro cyayo none sira ni Union Africaine ni iki numva ari ni Union Européenne d'Afrique gute hahura abayobozi cyangwa se abakuru b'ibihugu bya Afurika ifinanswa nande icyo nzi nuko inyubako bakoreramo yubatswe ngira ngo n'Ubushinwa ejo bundi ariko ifinanswa nande ya 70% Union Européenne none se niba ibaho Kadhafi ari gupfa ntibavuge Sankara ari gupfa ntibavuge ubu muri Centrafrique habaye intambara bavuze iki Union Européenne ntayiba Union Africaine ntayibaho Union Européenne d'Afrique abadukurikirana bakoranyira baduha ibitekerezo cyangwa se inyunganizi ko babyumva ibintu byabo ufite uburyo bisobanura none se wari wumva igihugu cyo muri Afurika Union Africaine yafatiye ibihano oya bifatwa n'ibyiburayi cyangwa Amerika none se ibihugu byo muri Afurika amakimbirane bigiranye cyangwa se imyitwarire yabyo Amerika ikabifatira ibihano none se Union Africaine iri none ubwo ibyo bihugu bifatirwa ibihano na Amerika kandi bikabishyira mu bikorwa cyabasha kwinyagambura bikigaranzura Amerika bigakunda ishyize hamwe Afurika ibaye imwe nta n'ikindi gihugu cyayo byakunda gute kandi nkuko badusobanurira mu kiganiro cyatambutse ubigerageje wese kuharanira yuko Afurika yishyira hamwe abanyaburayi n'abanyamerika bamuhitana ababigerageje ari umwe sisa buriya nk'ubu babigerageje ntabwo bazaza ngo bice abayobozi bo muri Afurika bose n'ibishoboka ibyo nawe urabizi ko bidashoboka en plus dufite ibindi bihugu bifite bari abantu bagifite monopole ergo nta puissance ikiriho nta gihugu kiri puissance nta hegemony mondiale kiriho ntabwo bavuga ngo Amerika ni puissance mondiale sibyo iravuga abarusiya bakavuga abashinwa bakavuga yavuga nta nicyo yavuga none se bigira yuko Putin yari kwanexa Crimea ari kugenda ikajya ku Burusiya bagaceceka uriya muhungu wo muri Korea du Nord niba baramuteye ntibateye Saddam kubera nta bombe yari afite uriya barashakuje baraceceka Afurika ishyize hamwe nta n'umwe wavuga ikintu na kimwe ariko Afurika intwari ifite AK-47 cyangwa se n'izindi modoka nk'izi n'izindi mbunda n'ibimodoka bya gisirikare n'ibindi bikoresho bya gisirikare byose babihabwa n'ibihugu by'amahanga kandi icyo gihe bashyize hamwe haba hashobora kuzamo n'imirwano kandi imirwano iramutse ibaye ibikoresho bya gisirikare bihari nta nganda z'intwaro cyangwa se z'ibindi bintu bikomeye Afurika ifite yazihagararaho gute nta ndwano yahaba nta n'izo mbunda ntazo Afurika ikeneye kugira ngo ijye hamwe kundo no gushyira hamwe gusa byonyine bagize hamwe bafashe iyo gahunda bagashyira hamwe nta gihugu kizango gitera Afurika ntibishoboka kigitera gute Amerika izifata ngo gutera Afurika isambure Uburusiya buri hariya n'Ubushinwa buri hariya Afurika ikwiye kumenya ikibazo ntabyo bazi ntabyo muzi yuko mutabaho uravuga Union Africaine muravuga muri Nations Unies muri ONU biriya bintu ntaho biri nta Afurika ntigira ifaranga Afurika ntigira ifaranga ryayo Afurika simbona ahantu iri itabaye imwe ntaho nyibona jewe ni inzozi nk'uko Martin Luther King muri 1963 yarutaga avuga ati abana banjye baza baca imanza batarebye ku ruhu ntabwo yarazi yuko muri 2008 Amerika izatwarwa n'umwirabura nanjye izi nzozi zanjye ni inzozi nizeye yuko zizageraho zikajya habona
Dr Rusa ngira ngo nkuko n'ubusanzwe abantu basanzwe bakurikira ibiganiro byacu bagiye bifuza ko hari ibintu byinshi twaganiraho n'ubundi abadukurikiye nzi ko hari ibyo bazifuza ko twaganiraho n'ubutaha ndumva nabashimira hanagushimira nawe kuba duhaye akanya ndetse n'ibitekerezo badusangije ariko kandi gusaba ko wagira agakeregeshwa cyangwa se ubutumwa buduhera abanyafurika bakaba n'abanyarwanda badukurikiye muri aka kanya navuga ngo nk'icyo ubona buri umwe akwiye kugiraho umusanzu kugira ngo ibyo wifuza yuko Afurika yaba imwe bigerweho. Ntabwo ari ikintu kigoye cyane. Abanyafurika icyo nabasaba ni ugukundana no gushyira hamwe. Birahagije Afurika bakundanye tugashyira hamwe, ukaba utagira nawe umunyafurika, ukaba utakwifuriza nabi umunyafurika, ukaba utagambanira umunyafurika, ukaba utagambanira ibyo bihugu, igihugu kimwe kitagambanira cyene wabo, utagambanira mwene wabo. Afurika ishyize hamwe ikagira urukundo, ikaba imwe, izabaho kandi izaba igihangange. Ibyo ndabibijeje. Yego.